turabasuje mwebwe mukurikiye Divana TV, tubashishikariza gukora subscribe mugakurikira ibiganiro byacu mu buryo bworoshye. Tugiye kubagezaho amagambo yavuzwe n'umugabo w'igihangaje ku isi by'umwihariko muri Afurika, Nelson Mandela. Izina Nelson Mandela ni izina ryubahwa ku isi yose kubera uruhare uwo mugabo wavukiye muri Afurika y'Epfo yagize mu rugamba rwo kurwanya ivangura ruhu ryari ryibasiye abirabura mu gihugu cye. Mandela wabaye perezida wa mbere w'umwirabura muri Afurika y'Epfo. Yavutse ku wa 18 Nyakanga 1918. Ubutwari n'ibikorwa by'uyu mugabo byatumye ahabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Twakusanyije amagambo akomeye yavuze agasigara mu mateka no mu mitwe ya benshi, na n'ubu benshi bayafata nk'icyitegererezo bakayagenderaho mu bikorwa byabo bya buri munsi. Mandela yaravuze ati, nta hantu kure habi waba uri udashobora kuva ngo ugere ku ntsinzi, mu gihe cyose waba wiyumvisemo ibyo ukora ndetse no kubirwanirira ishyaka. Nanone Mandela yaravuze ati, ibintu byose ubitangira ubona bidashoboka, bigasa bityo kugeza ubikoze. Yarongera aravuga ati, yobora uhereye inyuma, ureke abandi bizere ko bakuri imbere. Mandela yarongera aravuga ati, ikigira agaciro mu buzima si uko turiho, gifite agaciro n'itandukaniro twakoze ku buzima bw'abandi, ari naryo rizasobanura akamaro twagize muri ubu buzima. Mandela nanone yaravuze ati, iyo umuntu abaye afite ibyiringiro biba bimeze nk'aho umutwe werekera ku rumuri rw'izuba, ibirenge bye bikomeza kujya mbere. Hari ibihe by'umwijima naciyemo byari gutuma ntanatekereza ko uwo muntu bubaho, ariko sinigeze niyemerera gutakaza ibyiringiro. Kubura icyizere biganisha ku gutsindwa no gupfa. Mandela yarongera avuga ati, uburezi niyo ntwaro y'ubumara bukomeye wakoresha mu guhindura isi. Ikindi Mandela yaravuze ati, ntugatinde ku muntu kubera ko hari ibyiza yagezeho, ahubwo jya umutindaho muri cya gihe yakoze amakosa n'uburyo yisubiyeho. Irindi jambo ryahindura ubuzima bwa Mandela yaravuze ati, tugomba kugira ubwenge mu gukoresha igihe, kandi iteka tukazirikana ko igihe dufite ari icyo gukora icyiza. Mandela yarongera aravuga ati, nkunda inshuti zigenga mu mitekerereze kubera ko zituma ubona amahurizo muri buri nguni. Irindi jambo Mandela yavuze rikomeye cyane, yaravuze ati, nta muntu n'umwe wavutse yanga undi kubera ibara ry'uruhu rwe, ahahise he cyangwa imyizerere ye. Urwango ni ikintu kigwa, niba rero kwangana byigwa no gukunda byakwigishwa, kubera ko urukundo ruba muri kamere y'umutima wa muntu kurusha urwango. Nelson Mandela tubibutse ko yatabarutse ku wa 5 Ukuboza 2013 iwe mu rugo Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Nelson Mandela niwe wagize uruhare mu guhagarika ivanguraruhu ryari ryibasiye abirabura muri Afurika y'Epfo. Ayo namwe mu magambo akomeye Nelson Mandela yavuze ashobora kugira icyo ahindura ku buzima bwawe. Tugushishikariza gukomeza gukora subscribe ukabona ibintu byinshi byiza kandi byakugeza ahantu heza.